voka z'ibihumbi 2 ariko sha yampaye voka z'ibihumbi 2 ariko sha ninunguka ndamucomora zibase Yesu n'abakiriya mbona aho ndi buronkera umaze kubyimba byo si umuti njya gucuruza sawa aha ese manu uri gucuruzamo iki se uzavoka ejo bundi papa wawe yaguhomeraga akashaje bundi yaraguhomye we yaraguhondagura ziko yagukubise nkagira ngo neza n'ingoma z'abapolisi zimwe bahondagura bagahondagura aragukubita uragongera waragongera ingeza aho ndavuga ntumwasa n'umwana baramwashashe neza nkavuga ni barakwishe birarangiye rwose ahubwo ntangajwe no kubona ugihumeka mwana ntangajwe no kubona ugihumeka kuko papa we yaraguhondagura ubwoba buranyica ubwoba bwaranyica gusunika by'ubisoboye ngambwira icyo watakira mwana nashakaga kunyikopera akavoka ugize ngo iki ugize atinyuka navuga n'akamo waneye urumva induru wari wavugije ra nyine mana haburaga guhurura abantu ugize ngo ndavuze induru ari biriseriye gusa ushatse wanyikopera akavoka nkirira muri zibase wenda kuzi n'ujya unishyura tahi wanyu umwami muhombye abantu ako mwana ubwo bwaje kumupavoka kandi mwana ushobora kuzirira wabuze n'uwuzikopa ntari none man aho ngaho ucuruzamo udukimana kanze nkwerekeza nawe ubumbere nka uriya kamutura bitaba ari bya bineke byasaye ukabimena arareba nizi voka se uziko mu rugo hari ibijumba batetse kuwa 5 biracyaro byagagiye mu isafuriya nabuze kuntu mbirya kubera kubura voka none urazifite iyi voka rero iragutera pe izi voka zanjye ndaseseye neza maze iminsi narabuze uyu wanjye rwose ndawizeye none se maniga nabuze voka zo kurya kandi ibyo bijumba urashaka ngo mbibone mu isafuriya ahubwo se wanguto n'akagaza kamwe nagenda nkarisha ejo nkazamuka ayi munsi umwaka umuri kuntera uyu munsi none waturutse none se mama nanyikepeke voka ngiye mwana nakwishyura nta kibazo nakwishyura rwose anyishyura aya ndakuza urambura shyira hasi nyine jyana ibyo bivoka jyana urabona amafaranga yawe watazanira jyana nyine jyana ushobora kubyirira wowe nakugenda wa Oi. Oi. Yes! Hey! Haye meet. Hey! Haye meet.
Yesu! uraziriha ntabwo nurutse hari undeba ayibwirwa n'iki za kiboboko zacu utuyira dutandukanye uraziriha ni hahandi urandihira voka zinagira nani zifite mwana ukunda amahoro nzanira voka uyu njyewe oya buto wambwira ngo mave uyu mujinga ntwariye voka nazo ntwayeho rwose gusa papa ntibugende mubwira ngo voka za bibiri zose ese agutwariye avoka ubu ngubu ko ndeba ntazo afite nabuze ahubwo n'indara ntabwo wazizera nakubwiye ngo ushobora kwanga kunkopa ukaziriba ushobora kuba waziriba ukaba uri kubeshya undi mwaka ubundi se siyebwe kineye umwaka ntutera umwaka umutera umwaka ndabizi neza n'ingoka zijyanye niwo zijyanye ese urabona hari iz'umureba niwo zijyanye hari iz'umureba ku munwa basharagira ngo azirarire ahubwo wowe ufite ikibazo nareke kukurenganya n'ubundi ubundi nakabwiye ngo kareke kunkopa n'ubundi kari buzirire ubu karaziriye ahubwo gatangira guhimba amanyanga batera umwaka kubatera we nimba waziriye ukazimara warangiza ukaba urimo uragenda wanjaba abantu mu muhanda nta kundi muze mujye kumfasha yo gushaka uwuziriye habwiye uvuga gutyo kare kose ukareka kwirirwa muri se nitugufasha gushaka uwaziriye ubundi hari ubwo uri bugire byimbuze ngo ugire icyo udufasha nawe ndaguha mimwe urampa mimwe urampa ebyiri aya nawe mwana wabunyishe urampa ebyiri nawe muhe ebyiri oya tuve hano tubisezeranye nitugerayo tukazibona ugomba uduhe buri muntu nigera mu rugo nkubita gusa ngenda banduhiye voka zigera muri zingahe zose ibyo se birandeba ubwo nabwo utashye ukazibura kandi ubwo nabwo tuzibonye ugatahana nyeya wowe fataga Yesu! ubona ubwo umenye yuko natwe dukorera umuti tugende dukorera umuti tugende umva yuko bahiga hafi sha urimo uratembera nagupangiye nyibuka mu gitondo cyane umva yuko bahiga maze ahangaha bahaza ndaje ndazirya nitonze izi voka ariko ndaziruhiye ako bazifatiyeho bankura amenyo bakandisha n'ibibuto byazo zarasuye babyita gusuru maniga utacura maniga akusha nk'ubu nkanga ubuje kwendi uje gusenya uje kwera uje kwendi masije narinje guhakura nanga nimwe mbugira na hene na rukwavu naki ahanga uje kuhenda iki kuba tutagira nka se nubwo twateka narinje gusaka mabino byatugundi tekire none kubera kubura vuka komeza usakume nago hanga narunzi ndavuze ngo shira hano vuba hanga naga rimwe na harunzi ahantu zikweziriyo ngize kuri mana ngabanyahinduru mbabarira umva imbere ziriyo izi naga ari imwe nyine ndakubaza ahantu zikweziriyo urashaka ikibutura kirya wowe wanditse utari nkabo oya fata yose nivo ahantu zikwiye niho amana ireba ikibutumaye Jesus is Lord. Jesus. buriya nkufashe nako nuko nazibye ubundi iyo mba natazibye buriya mba mwirukanganye ariko ni ese uravura giheye man nose man ko ndamwagira cyane mwabiza n'ibyuya wajya mufite ikintu muri gushaka mwabiza ceceka shacece nose man muri gushaka iki ngo wenda farangire ko naba man hari akajama k'ibyuno nigavuka man vuka no kuntu nkabonye ubonye he mubonye ubwo ni mwari muri kumwe ukana utangiye no kunuka no ntabwo tukase nabwirwa iki yuko aranani do ahubwo mubonye ahantu mugakoti ndani sure bugiye guca sesha we kusa nkwabereye ikibazo abantu we ya nani kanya turahuye nyikopesha uko turangire neza aho ha sure butambitse guca duri inkweto ugatambika ahantu hacuramye ugahita ukata guca urahita uhabona guca nitumubona ihuye uyibirura yemera yanda we
twabwirwa n'iki se yuko wowe utaragize utanari kumwe nawe twari izo ngizo abyemera uvuga murazijyanye wowe wigize umujura kuri mufuni cyane ariko ino voka yo ntabwo yo kanda subscribe kuri channel yacu Muzungu Comedy utaza kwibagirwa like and share ciao ciao tura ayahonga Tura umupepo kanirire. genda tura umupepo kanirire ariko man tujya gutera igiti twarafatanyije genda jana uwo kwimya ibishyimbo abakurinze imisuzi sha jana Ero